Abagani gukurira mu cyaro bikabishyano. Nicyo kintu cyonyine navuga ngo cy'umwaka. Umuntu ukuriye mu cyaro agenda agakurayo. Ikirenge cyagenda kikabwatarara. Ubu buzima buraducalenjinga ariko tugomba kubaho twabyanga. Twagira gute? Twabikunda. Kugira ngo rero natwe tubucalenjinge tubona amahoro mu mutima biradusaba gukomera, biradusaba imbaraga. Biradusaba nyine kubucalenjinga twebwe ubwacu. Kuko bwo ntago babo twifuriza ko twishima iyi si nyine ikoze ariko wowe ibyishimo nabyishakira ugasaba Imana ukwihangana mu gihe utegereje ko ibisubizo byawe biza. Icyo kintu ndakibigisha buri munsi. Ndabizi ibintu byose ntago babi flawless muri ubuzima. Tuba dufite ibintu byinshi biducanga, bitunaniza, bitugora, ariko vraiment ikintu navuga ndasabira ukwihangana abantu mufite ibibazo. Sibyo? Ibibazo birabangama ariko vraiment Imana ibaho kwihangana kandi bayo gukomera mu gihe mutegereje iki ibisubizo. Kandi iyo ni intwaro nziza yo mu Kristo. Sibyo? Ntacyo na kimwe nk'iyo yisina yambara. Ngira ikirenge gifite amano ameze gutya. Gukurira mu cyaro biragakubitwa n'inkoko. Amanodo abameze acya nk'imbata. Ibirenge kuba bitambitse byo ntimubyite. Amano yanjye ameze gutya. Mba ngomba kwambara inkweto zifasha amano. Buri yose yafata zikayakanda zikayegera. Gukurira mu cyaro mva. Hey guys, wait. Murakaza neza muri rabe. Aho ibiciro bakubise hasi bimeze nk'ubuntu. Grazie dai. Mujye mwiga kuba abantu tujye turangwa n'urukundo turangwe n'ineza. Abanyarwanda tugira akantu k'umutima mubi kandi pharmacie pabo. Sibyo? Ako karagaciyemo. Ni gutisha nsigiye kuzura ntayubatseho. Bari kumena beto. Ako karakantu gaciyemo ndahazi. Sibyo? So, aho gatintira hakinane ko rero banza mfuka amazi. Banza mfundikire ku mazi. None turangiza tuganire neza. Mwaramutse gute d'abord ndashimira abantu munkurikira vama umva. Mfite ibyishimo bikomeye. Mwumva ukuntu ndi gushima Imana ko video yanjye yagize views 500 umunsi umwe. Ndumva nishimye ko mwe mwaranyibagiwe kugira ngo Good morning my good friends. Dear fans. Hello. Guys, ndabasuje muri iki gitondo kandi mbifuje kugubwa neza. Amaze mbere kakirane ko kitunete mbandiho. Murabona kakirane ko. Izi nete mumaze ngo naziguza ngaha. Baganarindwa ha cyangwa ni cyabiri. Ariko abantu barazikunda cyane babambaza aho naziguze. Kandi naziguze kera mu Rwanda. Mara ko nari umustar still. Urukona ukuntu ziteye. Niyo ngamba ugira ngo zirakitse. So good morning. I'm so happy to be here with you again. Anga amaze nari kugaragara neza. Reka njyana akazuba kankubita. Uyu munsi ngiye kubatembereza ahantu heza cyane nkuko nabibabwiye ejo muri vlog ngo nzabatembereza. Uyu munsi mfite akanya ngiye kubajyana ahantu haryoshye, ngiye kujya mbatembereza ahantu heza dutemberane nkorera ibiganiro ahantu heza. Inzu yanjye mwarayirambiwe, inzu yanjye abantu benshi mwarayihaze. Tuzajya tuba mu nzu turi mu bintu runaka wenda se by'imirimo yo mu rugo ntabona aho ncikira cyangwa se mu tuntu nyine tugaragaza wenda tw'ibiganiro bijyanye no mu rugo. Ariko nka gutyo ubu ngubu mu gihe mfite umwanya rwose nzajya mbatembereza tujya ahantu heza. Iyi Canada igizwe n'ibintu byiza gusa, ibikorwa remezo byiza gutya. Sibyo? Aho gatintira hakinane ko rero banza mfuka amazi. Banza mfundikire ku mazi. None turangiza tuganire neza. Mwaramutse gute d'abord ndashimira abantu munkurikira vama umva. Mfite ibyishimo bikomeye. Mwumva ukuntu ndi gushima Imana ko video yanjye yagize views 500 umunsi umwe. Ndumva nishimye ko mwe mwaranyibagiwe kugira ngo baze nyine bakwibuke baze bagaruke bakugarukire bisaba umwanya. So ese nagi machine ziri kubaza kuriza we abaturanyi barimo barakata ibyatsi agasama murabyumva namwe kaje. Ariko vraiment guys ndabashimiye cyane n'ukuri umutima wanjye uranezerewe. Dukomeze dupushinga hari igihe kizagera mu munsi tuyo tugira views 50 tugira gute. Icyo ngambiriye ni ikiza no kujya tujye twishimira hamwe tugira n'inama twungurane ibitekerezo tuganire ubuzima bukomeze. So ngayo nguko rero muze tujyane mbereka ahantu heza cyane.
So rero guys, ndabashimira abantu mukomeje kunkurikira, abafana banjye n'ukuri Imana ikomeze ibahe umugisha barinde, ibintu bitameze neza mukomeze mwebwe muhagarare mukomeye, sibyo ni ikibazo cy'iminsi. Ubu buzima buraducalenjinga ariko tugomba kubaho twabyanga twagira gute twabikunda. Kugira ngo rero natwe tubucalenjinge tubona amahoro mu mutima biradusaba gukomera, biradusaba imbaraga, biradusaba nyine kubucalenjinga twebwe ubwacu, kuko bwo ntago baba twifuriza ko twishima iyi si nyine ikoze, ariko wowe ibyishimo urabyishakira ugasaba Imana ukwihangana mu gihe utegereje ko ibisubizo byawe biza. Icyo kintu ndakibigisha buri munsi. Ndabizi ibintu byose ntago baba flawless muri ubu buzima, tuba dufite ibintu byinshi biducanga, bitunaniza, bitugora, ariko vraiment ikintu navuga ndasabira ukwihangana abantu mufite ibibazo, sibyo ibibazo birabangama, ariko vraiment Imana ibaho kwihangana kandi bayo gukomera mu gihe mutegereje iki ibisubizo, kandi iyo ni intwaro nziza y'umukristo, sibyo iryo rero nibanga rigirwa n'abakeya, ariko kandi birakwiye ko twese tubigira, kuko twese buri iki gihe tugira ibihe biducalenjinga bidusubiza inyuma, ariko tugomba kwihangana however, sibyo. So rero ubwo nari mpagurutse mu rugo nko mubibona, nagiye icyuma ndavuga ati reka mpaguruke ntembereza abantu mve mu nzu. Ndabashimiye tubana, Imana iduhana umugisha. Bera ntwara ngabe Kigali ntabwo bazivyabaye, ariko yo munsi habaye bitangaza. Yes ese guys, reka mbabaza yago mu mwangira icyo ubundi ko mbona muri abanyeshyari tuvugishije ukuri, yago mu mwangira iki mwaratangiye ngo yagize aryanga akora ngo 3 samu niba ari mu mwaka wa 2000 na kangahe, muratangira ngo yakoze 3 samu yaramaze. Abandi mwebwe no mufite 5 samu nubwo tutabimenya. Abantu b'i Kigali mutsigaye mufite agaco tutazi kabi cyane, kandi abo tutabimenya ni mwebwe mukora ibintu bibi cyane. None niba yarabikoze ubwo ngubwo ibyo ngibyo byatumye mukomeza kugira gute mwaramwuriye. Ngiye mbona yago akora ibintu byiza, afite abantu benshi yafashije abanyarwanda, ntitukamere kuriya. Ntimukihe umuntu ngo mugende mufate umuntu mujye mwirwamo muvuga mu muhindure topic. Hari ibintu byinshi byo kuvuga, hari ibintu byinshi mushobora gukora bikabatunga, ariko vraiment ingeso yo kwiha umuntu mukamufata mukamumwogeraho uburimiro tatawe ukuri yago rwose, iyo mu mutwara kuri atubona mufite ishyari ntabwo tubikunda, sibyo. Njye ubwo sinzi ukuntu kara agaciro, ariko njya mbibona abanyamakuru bo mu Rwanda mwirwa mugira gute, nyambibona abanyamakuru mu Rwanda mwirwa mumuhererekanya ngabatunge yawe murahinda. Icyo nababwira cyo ntavuva mu Imana itavumye ibyo bintu yagoyirwa bibabwira, yagagaragara nk'umunyamugisha. N'ukuri ntimukamuvuge nabi, sibyo. Mujye mureba ibintu byiza akora ari byo muvuga. Abanyarwanda tujye turangwa n'umuco wo kuvuga ikintu cyiza, sibyo. Tuvuge ibintu byiza ku muntu, niba umuntu hari byiza yakoze tubivuge, kurusha uko twumva twakishimira kuvuga ibintu bibi, sibyo. Yezo ni nama mba ndi kubagiye, wumbyibutse ndirimbya ko karirimbo ke, ariko vraiment nabyo ntago ari byiza. Mujye mwiga kuba abantu, tujye turangwa n'urukundo, turangwe n'ineza. Abanyarwanda tugira akantu k'umutima mubi kandi vraiment c'est pas bon, sibyo. Ako karagaciyemo ni gutisha nsigiye kuzura ntayubatseho bari kumena beto, ako karakantu gaciyemo ndahazi, sibyo. So reka mbabwira ikindi kintu, akandi kantu nashakaga kubabwira. Aho hantu tugiye kujya nimpagera uje ndigomera umushiti wanjye kandi atashaka kuza muri kamera, none igikanu cye kije umva muhumirize, ntimumurebe, simuhahumiriza aho ntimuharebe. Anyway, ikintu nshaka kubabwira ni ukuri kurangwa n'imvugo nziza. Imvugo nziza ni mugenzi w'Imana, niko n'ijambo ry'Imana ribivuga. Abantu rero kandi muvuga abandi nabi, usanga ari namwe mufite ibintu byinshi mwakabaye muvugwaho bibi, ariko rero ugasanga rimwe mwirwa muvuga abandi bantu, ntimukavuga abandi bantu nabi, ntago bari byiza, sibyo. Kandi mujye muha abantu amahoro, mubareke babeho ubuzima bwabo, sibyo. Umuntu niba atakwinjiriye mu buzima nawe si ngombwa ngo umwinjirire mu buzima, sibyo. Ubwo ako ngako karakanama gace nabwenge nzayambaganiza ko nkubitamo no tw'utunama, sibyo, tw'utunama. Mureke tujye twiga kureba ibintu byiza ku bantu, wige kureba umuntu ukamubonamo ikintu cyiza, sibyo. Ejo ndi sinzi ukuntu nigeze kuba ndi kuri IG mbona umuntu yapostinze karaka ka video ka Mutagatifu Alexis
ari kuvuga nyine kuri Alex nyine yadutwitse muri iyi minsi. Uriya mwana ndamukunda cyane n'ukuri, kaka ndakikundira. Noneho aravuga ashyira aka video ke Alex aririmba ngiye kubona mbona umuntu aravuze ngo uyu mwana ngo abayahaza urwagwa. Mvira we muranyumvira aho so abanyarwanda tugiye tuvuga neza twabiki. Nk'ubu mubonyemo iciza ukamureba ukabona n'umwana ufite ishyaka ryo kuririmba, nubwo wenda ari gusarara wenda buri kenshi n'ubuzima umuntu ababayemo babugize, wabiki kuki tutabona ibintu byiza mu bantu, kuki ibintu bibi ari byo tubona ugasanga nibyo twihutiye kubona. Nukuri ntago ari byiza pe. Ngeyo ni inama mba ndi kubagira, ni ikintu cyiza mba ndi kubabwira. Vraiment ntago umunabi uzaducumuza, umunabi uzatwambika umuvumo, ibintu byo kuba babi tukabangamira abagenzi bacu, yaba ari mu magambo tuvuga, yaba ari mu bikorwa tubakorera. Nukuri bizadukurikirana kandi bizajya bituzanira umuvumo witeka. Umuvumo uzajya ugera no kubuzukuru bawe. Ngewe nabagira inama yo kuba abantu bazima, nabagira inama yo kuba abantu beza, nabagira inama yo kumenya uko mutwara ubuzima bwanyu, ukamenya kureba ibikureba, ukamenya kuvuga ibintu bifitiye abantu akamaro, ukirinda ikibi. Nukuri kuvuga nabi ni bibi pe, ntacyo bigezaho umuntu, sibyo? So ngayo nguko rero mureke twikomereza urugendo uvuga ko karagaciyemo kandi uzagenda mubona ko kuvuga nabi no kugira amenshi nukuri usanga ntaho bigeza abantu. Bituma cyo kuri abanyarwanda baraguharara. Abanyarwanda murabizi duharara abantu bavuze ubugambo, bagize gute ngo muzane bazanye ubutebe bakicara bakavuga ubugambo bakavuga abandi, turabiharara ibyo ngibyo byo. Ariko sha ni by'igihe gito pe. Bibaye byiza rero mujye muvuga abantu neza, sibyo? Mubavuge neza, mubone ikintu kiza mu bantu, mwishimire ko abantu bateye imbere, mwishimire uko kwabo kwiza, mwishimire umugisha wabo, mwishimire ibintu byiza biri kuba ku bantu, sibyo? Otherwise iyo uvuze umuntu nabi tubona hari ikintu tuzi ko hari ibintu byiza yaramariye abandi, twebwe tubona ishyari. Twe tuvuga ati burasanga ura umuntu afite ishyari yuko ari ahantu we atari uri kuhagera, none akaba ashaka gusebya mugenzi we kugira ngo acike intege abantu bamwange. Ariko vraiment kandi ntacyo bimaze. Muri iyi si mu Rwanda dufite abantu benshi basigaye bavuga ibintu akaza ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo avuge ibintu asenye mugenzi we, kugira ngo avuge ibintu ari abaco yinda ari amaronko, noneho mugenzi we bamusenye asigara aho yarari. Ariko vraiment sha iriyange so nimbi ngiye ntago nzi ukuntu ibintu bimeze, gusa tujye twiga kuba abantu, sibyo? I love you guys. Twiga kuba abantu, tubeho dusakaza urukundo, tubeho turi abantu nyine bafite intumbero y'ubuzima itivanze mu buzima bw'abandi bantu kandi itagambiriye guhungabanya abandi bantu, sibyo? I love you guys mufare tugeze hehe ko tugiye kuhagera guys? Hano tugiye kuhagera, sibyo? Tugiye gukata hano pya hano ubundi mbere kuko isoko ringana. Murebe cyitwa birangro na hano haba hari ibintu bigendanye n'icyitwa urupapuro, printing, photocopy, biki byose. Ushaka kuhagura ibipapuro by'abana, ushaka kuhagura amakayi, ushaka kuhagura nyine ni nka papeteri. Tugendeye ku by'iwacu ni nka papeteri ya hano, ariko urumva bari ikintu kigari cyane. Ibi yari tanu bayishyizemo kuri mikoro, aba ari ikintu kigari cyane. Iyo nyine abari nini bari raporo y'udupapeteri twacu kuntu tuba tungana nka kuri aka papeteri kari mirembo kaba kangana. Rero birangura abari nini aka kantu murakaza ari umwanya wa gufata ama selfie ku mazi ku Gisenyi. Muzi rero ko twabyibagiwe mumeze gutya n'udu selfie stick tw'ubururu twa Tekino. Turabibuka tukabaseka guys. Hano ni kuri Rabe, iri soko n'undi gitwa Rabe. Dore hari Rabe ibintu byakubiswe hasi kuba bakunda babishyize ku buntu 50% na 70%. So ariko dore impamvu ni solde de fermeture. Iri soko rigiye gufunga, solde de fermeture. Rero nukuvanga inshuti zanjye munkurikira muri Canada, muze mugura ibintu kuri make. Ubu iri soko rigiye gufunga, barimo barateza, no guteza cyamunara niko tubyi. Murakaze neza muri Rabe. Aho ibiciro bakubise hasi bimeze nk'ubuntu. Grazie, guys.
umva rero urabona ko iki gisikafu cyo kurana atari cyiza amadolari make cyane n'iyi pinki ngewe nayigura ndamwe mubikasiza guys isoko rigiye gufunga gusa ko ibintu babimaze gusa ko abantu babimenye kera ahubwo ici rero amashuka habamo amayiswime meza amashuka meza amakuvre meza umva ndababwiye ngo ibintu biba ahangaha reba kano gatanda kuba kiza ureko kuri iki gitanda ari cyiza kandi bari kukigurisha se uko ibiciro babikuyeho usuku kujya baduhenda usuku kujya baduhenda aka gatanda ni keza ni agasirimu muze mwigurira ibintu ku mafaranga make cyane aya ni amashuka pera z'amashuka udusego twa matera umva ibintu hano byahendutse babikubise hasi dore amayiswime meza cyane ya original ariko nimvuga original za nyuma mwumva nze ndebe ngo nangahe 50% uzi igiciro gisanzwe ko bagikuyeho turajya tumenya cyarangahe umva amadolari 18 nicyo cyari igiciro gisanzwe ubwo 50% murumva ari amadolari angahe si nk'ubuntu ni ubuntu ndababwiye niki kindi gishamaje kirimo hano twatembereza abantu murebe ibi bikapu ndetse mami avuye guhaha avuye ku kazi aratashye guys umva iri soko riraryoshye rimwe amasahane ibiki byose umva ntabwo ndi kwamamaza nta muntu wampaye amafaranga dore ko abanyarwanda ntazi ukuntu tumeze mutavuga ngo bamuhaye amafaranga ari kwamamaza ngo ni ibiki umva nta muntu wampaye amafaranga juste ndi kugira ngo abantu bankurikirana abo bashiti banjye baba hano Canada baze bigurira ibintu kuri make byahendutse babikubise hasi ni nk'ubuntu nicyo mba ndi gukora mwene ibi bintu kuri nawe ubundi ntabwo ndi kwamamaza amafaranga hari ibintu byiza amashuka yawe ngundira indabo mwiza wanjye dore indabo nziza cyane uhuna muvaze we bari bashyizeho ngo $0 ko ndaba bari bagiye no kubitangira ubuntu guys ko bari babitangiye n'ubuntu kare kabaye comptoir mobilier à vendre ikintu cyose iki nicyo bari kuzigurisha n'izi mobilier bari kuzigurisha ase bagiye gushyiramo ikinone bagiye gushyiramo iki umva izi ndabo zirahendutse ziri kugura amadolari 4 aya mavaze ari kugura amadolari 4 nibaza amavaze meza gutya wow bela skeza nama no ahangaha ho harimo umwuko nawe testori y'umwuko nakuye umwuko mu Rwanda n'umudaho nzi ngo hano ntibihaba ariko abantu baba mu Canada murahimba umuntu yarabintumye ngira ngo ntibihaba nanjye ndabyikorera ariko uwo mwuko ikintu nsigaye ngikoresha nzabera ikintu nsigaye gukoresha mu gihe dore imyenda ipantaro ngiye kuyigurira mwiza sikeja dore mwiza wanjye muri GBC nze mufotora ndumva bitsikije akajabana yanjye ni keza ako niyo umwana w'imyaka 4 we nanjye naba nkabiri ari nk'iz'umuntu mukuru
yadukunze sha. Hari umushunди kazi umushito wanjye twigeze kumenyana kubera inkweto zimeze gutya. Yarazambaye ndamubaza subiza inkweto waziguze he? Ndagira. Yari nsanga zashize. Turi inshuti gutya. Murabona ko imyenda bayimazemo ibintu byarashize. Dore ntuzasigaye yambaye ubusa. Ako shibi bibondo. Twakambaye imyenda y'impinja. Umva imyenda yashize bya bikariso by'abakobwa bagura bakambara ibibuno. Oho, Bella. Dore kamaretse keza we. Ariko ni kanjugunya. Nutwa abasireyi. Sireyi Queens. Dore inkweto. Yeah. $60. Kiza cyane. Watugura? Ngira ngo nazambara. Yandaza kutugura. Kundi bipope. Sinahonye se zira wambaye sizi ko zimeze. Dore dukweto twiza abageni beza mudakunda inkweto ndende. Aha. Dore tundi dusinyabanyije ibi. Aku usanzwe ngiye nambara umuntu. Nani shisho kulala ni. Ye. Ariko irambeshye. Barumwete wendaje turebane nawe. Ibintu ni original shabi. Nimvugo original, umva original. Ye? Wiba byose washaka. Wayibona. Bizisi zimwe ariko ntabwo texture imwe. Nta kintu kimwe yisina yambara. Ngira ikirenge gifite amano meza gutya gukurira mu cyaro biragakubitwa n'inkuba. Amanodo abameza cya nk'imbata. Birenge kuba bitambitse byo ntimubyite. Ahubwo amano yanjye ameze gutya mba ngomba kwambara inkweto zifasha amano. Buriye ziyafata zikayakanda zikayegera. Gukurira mu cyaro mva. Hey guys, wait. Andaye kingi y'abantu umunani. Se. Kandi ntabwo yazira. Pero uri kureba inkweto. Ye? Amadolari 400. Yesu wanjye amadolari 400. Ariko ni nziza pe. $400. Ariko irabe yiri ku 120. Si sawa? Ariko ubusanzwe amadolari 370 ingahe? Se mwari 400. Hajyaho imisoro bagahita baba 400. Direct. Iwe. Kana nakamwe nakugira ngo kankwire basi kaze muri vlog kankwire. Konsebye. Yeah. Kugura 50. Ko bayimbe bagakabye. Sawa. Yeah. Ariko ifite tarumva rini abahanzi. Ntabwo ndi umuhanzi ndi umubloga. Guys ndi umubloga. Ndisha amadolari 200. Ako bashyize kuri rabi 100. Amadolari 220 bashyize kuri rabi 100. Nta misoro. Niyo mvuga icyo giciro mujye mwumva ngo nta musoro. Noneho bibaze ngo bagiye nk'umusoro rero. Aho berosko. Ko nangwe nimwe muri Isoko yankwira. Tutu gatandatu. Ndebesha. Dukweto twiza twose ntitumwe. Tutururenge. Nawe gane gukurira mu cyaro bikabishyano. Yari cyo cyonyine navuga ngo cy'umwaka. Umuntu ukuriye mu cyaro agenda agakurayo. Ikirenge cyagenda kikabwatarara.
Kugize inkweto zose zigeze ziheze yose. Style. Baba hejuru barogosha aho sindi kwamamaza ntabwo nzi gahunda zawe ushobora kwicara ukaruhukira si maxi ya California nyibona abakiriya we hano hariho kuruhukira ntabwo mbwira ngo ngenda nk'abakobwa aho uyu munsi nkireba amasanga ndi kugenda gutya we kwicara nabyo ni iki Hi guys angana nashobora kuza bari fresheri za hatari ushobora kuza ukaruhukira ufite stress wumva zakurenze uri kwibaza ibintu bidasobanutse bitajya ku murongo ukaza ukaryama hano ukaruhuka ukicara ukitekerezaho ako kayaga keza kandi hariya bari fresheri urabona ukaruvangiza ku bintu ugataha udutebe twifuturaho twiza wahashyize patise Espera. Olive. None se ntabwo wari uzi yuko agiye kugenda ababwiza ukuri ndananiwe tuzatembera n'ubutaha aho kujya ni henshi nari mbazanye muri rabe uyu munsi ngo murebe ko bakubise ibiciro hasi ibintu biri kuri rabe nicyo nababwira n'abantu batazi amasoko hano ukuntu baba bameze murebe haraho turi ni ku karesitora yamfashe agakofi navuze ati mba ndi kugusomaho gatoya ntuzi ubwenge kugiye nitahire narushye mwakoze kubana nanjye mwabonye ko kandi hari ahantu hari ibintu byiza kandi bizimbutse si bizimbutse bizimbutse no kuvuga ngo bya makeya ndi kwiga ikiruhu bya makeya so guys karibu rero sibyo muzaje guteza imbere iriya soko mbere yuko bafunga iyo abantu bari gufunga hano baba bakubise ibiciro hasi kandi ibintu byo ni ibyo original byose ikindi nababwira ni igiki nzabatembereza ubutaha tuzi hano murebe ibiryo byaho hari ibiryo biryoshye byatari kandi bidahenze si sawa ciao turabona ngeze mu rugo mvuye kubatembereza muri rabe dizon iri gufunga sibyo mwakoze gutemberana nanjye Imana iduhana umugisha tujye dukomeza tubane ku tuntu dutandukanye ese mwakunze hairstyle yanjye cyangwa wapi muzambaza ikintu nkoresha nita ku musatsi wanjye nzababwiye